urukundo Yesu mwamankunda rurahambaye cyane nimunyambika akanungisha ibimera byo kwisi kandi n'amabwiriza akayama k'ubuntu nibesherejweho nawe gusa umwami wanjye iteka. Nizere ko abasore barimo bakubona. Abasore bakabandi Nizere ko bari kukubona imibare 10 rwose bayifate bayandike. Ni abasore mwe Benita akeneye umugabo. Ariko umugabo utazamukura muri korali. twumvikana Kuba muri korali akenshi usanga bisaba amafaranga. Ese Benita yaba afite akazi mu bintu batubwiye ntabwo yize tubwira ko afite akazi. Batubwiye ko uri umunyeshuri. None kuba muri korali udafite akazi, korali ifite ibikorwa nka biriya bigaragarira buri wese kandi nawe ukisanga muri bya bikorwa. Ubihuza gute n'ishuri no kugira ngo ugaragare muri korali kandi nawe ubashe kugaragara muri bya bikorwa korali ikora? Iyo myaka 6 uvuze 6 hagati y'6 n'irindwi, muri iyo myaka umaze muri Morning Star, ni iki wabonyemo kiruta kuba ahandi? Ubwo nimvuga ahandi wumve yenda ko kwibera ngaho utari muri korali. Ni iki wabonye muri Morning Star kiruta kubura ahandi utari muri iyo korali ushobora kuba washishikariza umuntu utari muri iyo korali? Wowe wumva ubwawe umuntu aguhaye nk'ubushobozi, kano kanya ngiye nkanjye nkugize perezida, kano kanya nkugize perezida, wumva ari nk'iki wakora? Ndamya iki kiganiro abantu bo muri Morning Star bari buze kukibona, kandi icyifuzo uratanga baracyumva. Ngiye kuba guteza icyifuzo uratanga baracyumva. Aka kanya nka perezida cyangwa se nk'abanyamuryango abaririmbyi ba korali tukugiriye icyizere tukakugira perezida wa korali, wumva ari nk'iki wahindura muri korali? iki nahindura Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira umunsi ku munsi, mwe mudahwema kubana natwe. Ngira ngo nk'uko mubibona rero abakurikiye ibiganiro byacu cyangwa se abakunda ibikorwa byacu uko tubikora umunsi ku munsi, murabona ko turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane kumvuga mwiza cyane se ugaseka? Ndabeshye. Anyway, twishimiye kukwakira. Yego murakoze. Amakuru Neza. Njye nitwa Adam Africa, abantu bamaze kumenya, ariko mfite amazina menshi. Gusa iyo mvuze Adam Africa abantu benshi bahita bamenya. Yego. Akanya rero ndumva nawe byaba byiza turamutse tukumenye tukamenya umuntu tugiye kuganira nawe. Nanjye nitwa Benita Neza. Ineza Benita. Yego. Ufite izina ryiza? Murakoze. Ineza Benita. Yego. Iryo zina ni ryiza cyane. Ni mama wari guhaye ni papa? Ntabwo nabimenya ariko ubwo ni bombi. Nawe waravutse urarisa? Nasanze ariko nitwa. Okay, icy'ingenzi ni uko yitwa Benita. Yego. Benita ni muntu ki? Benita umukobwa. Ndi umukobwa. Nsengera hano kuri uru rusengero Kanyefurwe. Yego. Ndi umunyeshuri. Yego. Njya numva bihagije. Urakoze kuba uvuze ko usengera kuri urusengero. Hari impamvu nifuje ko njye nawe tubihanisha. Nageze kuri urusengero nsa no kurabukwaho uri muri korali. Yego. Ntabwo nzi uko yitwa, uraza kuyitubwira, ariko mwaraturirimbiye uwo munsi numva biranejeje. Numva nifuje kuba twaganira tukagira ibiganiro tugirana kuri iyo korali. Bwa mbere yuko twinjira muri ibyo byose ngo tuvuge no kuri iyo ndirimbo. Umukobwa ungana nkawe mu myaka nk'iyo ufite ntiriwe nkubaza, ariko ubu biragaragara ko ukiri muto, kugira ngo ufate umwanzuro wo kujya muri korali uvuga uti njyewe mbaye umuririmbyi. Yego. Uwo mwanzuro waje uti?
nagiye muri korali kera hashize igihe kinini cyane yari muto yego ariko ikintu cya mbere cyanjye muri korali kuba umwana muto yajya muri korali sinzi banze ari umwuka w'Imana cyangwa no kuba umuntu akunda kuririmba. harya korali yanyu yitwa Morning Star Family Choir. utangira kuririmba se watangiriye muri Morning Star cyangwa hari indi korali waba watangiriyemo? Natangiriye muri Morning Star. Hari ukuntu tujya tuganira n'abantu cyangwa se ukumva nk'umuntu aravuze ati ngewe natangiye kuririmba kera nk'uko bivuze ariko ntangirira muri korali kera habagaho korali zitwa Ingemwe. Sinzi niba hano hari yigeze haba ariko nkatwe iwacu cyangwa n'ahandi nzi hari igihe uganira n'umuntu akakubwira ati njye natangiriye muri korali yitwa Ingemwe. Ubwo yavuze Ingemwe tumva ko ari korali y'abana batoya. Iyo korali ntabwo wigeze uyicamo wowe wahise uhera muri Morning Star? Korali nayibaye korali y'abana. Abantu benshi babaye muri korali z'abana nanjye nayibayemo ndi muto ariko ni ibintu ntakwibuka nibuka ko nayibayemo gusa ariko kumva nari umwana. Hari ukuntu umwana avuka agasanga nk'iwabo tuvuga urugero n'Abadiventiste ko nawe uri Umudiventiste yasanga iwabo ari Abadiventiste akaba Umudiventiste kubera ko ari Abadiventiste. Ese kugira ngo wisange muri izo korali wahereye muri korali y'abana ugera muri Morning Star kugira ngo wisange muri izo korali byaba ari uko we byari bikurimo wumva iyo mpano yifite cyangwa se hari ubundi buryo byagenze kugira ngo wisange muri iyo korali? Muri y'abana haba iy'abana haba iyo Morning Star. Reka duhere ku y'abana. Iy'abana birumvikana ushobora no buri abana bakurikira abandi ushobora no kujya mukurikiye bagenzi bawe. Reka tuvuge kuri Morning Star. Morning Star nagiyemo banza niga muri segonderi nko mu wa mbere ariko ntabwo naririmba mu mwana ni muto nazaga nkarepeta nkaba ndimo nkarepeta bikarangira natangiye rero kujyamo ngeze mu wa kane segonderi cyangwa mu wa gatanu urumva rero imaze kuba mukuru nayigiyemo kubera ko rero nakundaga kuririmba mama wanjye nkagenda mu rugo mama wanjye akambwira ese uririmba neza nibyo cyangwa n'undi muntu yumvise ndavuga ko se n'umuntu ukunda kuririmba uko byagenda kose yisanga yagiye muri korali. Yego. Nta gihe se cyaba cyari kigeze kigera wicare wumve aho kugira ngo wumve wajya muri korali wowe ukumva aho gushaka kuba waba umuhanzi? Ibyo ntabwo nigeze mbitekereza ko mbere ariko mu minsi yashize narabitekereje. Mu minsi mike yashize narabitekereje kunabona kugira ngo ariko waziririmbe ku giti cyawe kumva nyine kumva amajwi y'abantu benshi babikubwira. Bivuze ngo ufite gahunda yo kuba umuhanzi? Ntabwo mbizi neza ntabwo nahita mbyemeza ariko abantu bakomeje kukubwira ngo ariko se waziririmbiye wazakoze gutya wazarebye ko bishoboka nawe utangira kureba ukavuga ati se kubera iki nabikora nkareba ko bishoboka bitekereza ariko ntabwo ari ibintu nahita nemeza. None se korali uririmbamo njye narayibonye turaza no kwereka abantu ho gatoya kugira ngo bayibone cyangwa se ubabwire kwanza kugira ngo tuganire banarebye iyo korali banza ubabwire iyo korali aho bashobora kuyisanga. Okay, ni korali yitwa Morning Star Family Choir. Urumva YouTube channel nuko yitwa Morning Star Family Choir. Muri gusacinga ashyiraho Kanyefurwe. Yego. Ariko wahita uyibona. Ngende muhamya uko bihamya kuko ni korali ifite indirimbo nziza narazibonye. Yego. Ucyandika Morning Star Family Choir ihita yiza. Ndayibona rwose. Ikibazo rero nagiye kukubaza. Iriya korali narayitegereje nsanga irimo abantu bakuru cyane. Yego. Harimo ababyeyi bakuru, abapapa bakuru, abasaza. Nyine ni urwo rugero rw'abo bantu barimo gusa. Yego. Ndahamya abantu b'urubyiruko nkawe barimo ntabwo barenze 3 cyangwa 4. Yego. Ko hari izindi korali z'urubyiruko cyangwa se ko tuzi ko iyo umuntu avuye muri korali y'abana kugira ngo itakomeza muri korali y'abantu bakuru ni ibintu bidapfa gukunda bitewe yenda n'imyaka agezemo ugati ngewe barana abasaza sinajyana nabo ibintu nk'ibyo cyane ko ziba zinazinduka mu materaniro. Imbaraga zo kujya muri iyo korali ukayigumamo
byaje gute kugira ngo wowe ufate umwanzuro ubishobore yego ushobore kubana na ba bantu b'urubyiruko batari muri korali yego unakomeze muri korali bikundi? kuba muri korali y'abantu bakuru nk'uko muzababona cyangwa nk'uko mubabona biragoye kuko ni bakuru. Biragoye cyane, ariko icya mbere ni icyo uba uhakura. Yego. Ni abantu beza, ni korali nziza nubwo ari bakuru. Urumva abantu bakuru burya hari ibintu byinshi abantu babigiraho, ntabona wenda ntabona muri abo ngabo tungana. Yego. Ubwo rero ni abantu beza, banaririmba neza, mbese gukomeza kugumamo rwose. Ntabwo navuga ngo ni impamvu, ariko ni abantu beza, ntabwo bingora kuyibamo, biba byoroshye. Mbese kuva wagera muri Morning Star umaze igihe kingana gute uririmbamo? Ugenekereje imyaka 6-7. Ubwo navuga ko nayirimbye mu kindi gihe mbere yaho nari muto nza kurepeta, ariko sindirimba. Birumvikana umaze n'igihe. Iyo myaka 6 uvuze 6, hagati y'6 n'irindwi. Yego. Muri iyo myaka umaze muri Morning Star, ni iki wabonyemo kiruta kuba ahandi? Ubwo nimvuga ahandi wumve yenda ko kwibera ngaho utari muri korali. Ni iki wabonye muri Morning Star kiruta kubura ahandi utari muri iyo korali, ushobora kuba washishikariza umuntu utari muri iyo korali? Muri korali ni ahantu umuntu ashobora no kwigira ijambo ry'Imana. Yego. Ni ahantu umuntu ashobora no kwigira ijambo ry'Imana, hano hanze umuntu utari muri korali atabasha kubona. Yego. Ubwo tukigira ijambo ry'Imana, tukaririmba, tukaba twabwira abandi bantu, tukaririmba. Hari n'ibindi bintu byinshi umuntu aba bafite nk'umuryango. Hari ibintu byinshi byo nyibona muri Morning Star bituma nkomeza kuba nkari, bitatuma njya ku ruhande yabo. Yego. Dukurikije iki gihe tugezemo, Gen Z niyo iri mu bintu byose kuruta, urumva bari abantu bakuru baradukeneye nk'aba Gen Z. Uri muri korali ubimazemo imyaka 6. Hari inshingano waba ufite muri korali? Oya, inshingano mfitemo. Mbese nk'umuntu uririmba muri iyo korali, wowe ukurikije uko ubona isi iri kutwerekezamo, turi kwinjira mu isi ikeneye aba Gen Z cyane kuruta bari abantu bakuru. Yego. Wowe wumva ubwawe umuntu aguhaye nk'ubushobozi, kano kanya nkanjye nkugize perezida, wumva ari nk'iki wakora? Ndamya iki kiganiro abantu bo muri Morning Star bari buze kukibona, kandi icyifuzo uratanga baracyumva. Ngiye kuba guteza icyifuzo uratanga baracyumva. Aka kanya nka perezida cyangwa se nk'abanyamuryango, abaririmbyi ba korali, tukugiriye icyizere tukakugira perezida wa korali, wumva ari nk'iki wahindura muri korali? Iki nahindura? Usubize nk'umugenizi kandi unsubize nk'umuntu uri kureba aho turi kwerekeza, ureba n'abo muri kumwe muri korali. Ni nk'iki wahindura muri korali kugira ngo nanjye utayizi nyimenye, cyangwa undi muntu utayizi ayimenye? Ntabwo ndabyita kugihindura, ahubwo reka mbyite kugishyiramo imbaraga cyane. Bitavuze ko batabishyiramo imbaraga, kuko ndabizi cyane ko babishyiramo imbaraga, ariko ubwo nkanjye nka perezida mushya nabishyiramo imbaraga nyinshi. Noneho kuko ndi n'umugenzi, mfite izindi ideas nyinshi uko navuga, ariko nabo babishyiramo imbaraga. Ubwo ikijyanye navuga social media, uko byagenda kose ubu ngubu kubera interinete, abantu basigaye bameze nk'aho bari hamwe. Kubera interinete. Natuma rero buri muntu wese ukunda gospel, buri wese w'umudive, buri wese n'utari umudive, buri wese ukunda indirimbo, buri muntu wese yatumenya.
yego binyuze muri social media. yego uvuze social media mpita mbyumva, Yego. ariko nyine ndakomeza nibande kuri abantu bakuru. Yego. Abantu bakuru akenshi usanga nk'ibyo bintu uvuze batabisobanukiwe, Yego. n'ubundi biri mu biganza byacu nk'abagenzi, ko niyo si yacu tugezemo. Ese indirimbo zanyu ziri kuri YouTube, Yego. ziragaragara Morning Star, uko biri kose hari uburyo mubigenza ngo zigereho. Yego. Hari izindi social media muba mufite mukoresha yenda nko kugaragaza ibihangano byanyu nka za TikTok, Instagram, X, n'izo zose hari izo mufite Zirahari. kutari wazitubwira? Zirahari. Okay, ntabwo ziba ziri active cyane, ariko nabyo ni ikintu bari gukoraho. Ako ni akazi tuguhaje. Ni ikintu bari gukoraho. Bavuga ngo ni ikintu turi gukoraho. Ni ikintu turi gukoraho, ikintu turi gukoraho. Uko byagenda kose, nubwo ari abantu bakuru, n'ubundi baba bafite amakuru ku bintu biri kugenda biza. Yego. Yego, ni ibintu rero tukiri gukoraho, ariko zirahari. Dufite Instagram, dufite na TikTok. Yego. Yego. Zishobora kuba ziri active cyane nka YouTube channel, ariko zirahari. Kandi mu minsi iri imbere rwose muzajya muzibona cyane. Nk'umuririmbyi uririmba kandi ubikunze, ko ubwiye ko watangiye kuririmba kera kandi ubikunze ubyishimiye. Morning Star uyimazemo imyaka 6. Hari indirimbo mu ndirimbo zose mwakoze, hari indirimbo mwakoze nawe ukayiririmba ugatwarwa ukavuga ati iyi ndirimbo inkoze ku marangamutima? Hari? Yego. Igihe hari indirimbo narahari muraza kuyireba, hari indirimbo yitwa Yesara. Kuyireba rero ni uko uraduha kapera kuri yo. Uririmba iri hejwe? Indirimbo soprano. Okay. Yego. Ugiye kuduha kapera kuri iyo ndirimbo, waturirimbiraho igice kimwe, waririmba refrain, uraririmba nyine ahagukoze ku mutima. Ni indirimbo nziza cyane. Indirimbo y'amagambo yo meza kuva ku gice cya mbere kugera ku cya nyuma. Yego. Nivuga ngo Yesu arankunda, n'ubundi muraza kuyireba. Urukundo Yesu umwami ankunda rurahambaye cyane, niwe unyambika akampungisha ibimera byo ku isi, kandi n'amavi meza akayampa ku buntu. Nibesherejweho nawe gusa, umwami wanjye iteka. Yesu arankunda ukuri, nawe aragukunda. Mbega umwami mwiza kandi utangaje, niwe gusa ukwikuza. Urakoze cyane. Indirimbo ni nziza nk'uko wabivuze. Ni indirimbo nziza cyane. Ni iki cyatumye iyo ndirimbo yikunda? Ni ukuvuga iby'urukundo rwa Yesu kuri twebwe. Ifite n'amagambo meza nayumvise. Ifite amagambo meza cyane. Iyo ndirimbo niwe wayanditse cyangwa undi muntu wayanditse? Nanjye wayanditse. Aka kanya umuntu wayanditse, mwicaranye mukagira ibiganiro murebana, ugatekereza kuri iyo ndirimbo, ni iki wamubwira? Namubwira kuraje. Kuraje kwandika n'izindi ndirimbo nziza kuko zidukora ku mutima, kuko ni indirimbo nziza cyane. Ese ujya wandika indirimbo? Oya. Kubera iki? None uzaba umuhanzi gute? Okay, ntabwo ari ibintu ndahereza umwanya. Ndahereza umwanya, ntabwo ndabigerageza. Ariko nta ndirimbo n'imwe ndandika. Ariko numva mfite inyota yo kubikora. Beni, hari abantu bibaza ibibazo byinshi, nanjye ndimo. Kuko ntabwo navuga ngo sindimo kandi nanjye mbyibaza. Kuba muri korali akenshi usanga bisaba amafaranga. Ese Benita yaba afite akazi? Mu bintu watubwiye ntabwo yigeze utubwira ko afite akazi, watubwiye ko uri umunyeshuri. None kuba muri korali udafite akazi, korali ifite ibikorwa nka biriya bigaragara,
bigaragarira buri wese kandi nawe ukisanga muri bya bikorwa. yego. Ubihuza gute n'ishuri no kugira ngo ugaragare muri korali kandi nawe ubashe kugaragara muri bya bikorwa korali ikora? Mu by'ukuri nubwo korali isaba amafaranga ariko ntabwo korali ari umutwaro ku bantu, ntabwo korali ari umutwaro ku bantu kuko korali kuko ari abantu baba bakorera Imana n'abagenzi. Ubwo rero ubushobozi uko byagenda kose ufite kwifatanya n'abandi, ubushobozi bufite cyangwa bufite ukayashaka, ariko niba utanayabonye ntabwo korali ari umutwaro ku bantu. Ubwo dufite uko tubigenza, ugaparticipa mu bikorwa bya korali kandi ukakora neza buri kumwe hamwe n'Imana. Hamwe ukuntu abantu baba bafite ubwoba bw'amafaranga cyane na korali, ariko mu by'ukuri ntabwo muzi ukuntu Imana ibigenza. Mbese nkubwire ngo ntabwo ngenda bugira Ntukabugire, ndabugira pe. oya ntukabugire na gato. Njyewe ndatekereza korali amafaranga ndikura njye n'akazi nigiri ndakura he? Iyo bavuga ngo tugiye kugura ibyuma, tugiye kugura inifomo, tugiye gukora ibi n'ibi, ndayakura he? Oya ntukagire ubwoba, ntabwo rega n'Imana irakora, ntabwo dukora, ntabwo twikorera. Umurimo ntabwo ari uwacu, umurimo ni uw'Imana. Rero Imana ikeneye ko hari abandi benshi baza, ikeneye ko abandi benshi baza. Ntabwo dukora umurimo kuko turi kwishimisha, tubwiriza ubutumwa, umurimo si uwacu. Imana rero yatuma birangira gutyo gusa, ifite ubundi buryo ibigenza. Nanjye si nkora ariko birakorwa bigakunda. Ngira abantu ntukagire ubwoba. Ukiri umwana uririmba muri ya korali y'abana, kano kanya ufashe umwana ukamubaza ngo ukunda kuririmba, yakubwira ngo yego. Nukura uba wumva uzaririmba mu yihe korali? Hari uwakubwira Morning Star, yenda nk'umwana utajya ureba andi makorali, ushobora kubwira Morning Star akakubwira n'indi korali. Ndakeka hano ntabwo ari korali imwe ihaba, akakubwira n'izindi korali zitandukanye. Hari n'uwakubwira ngo njyewe ninkura nzaririmba, hari korali tuzi zanditse amazina, nzaririmba muri Ambassadors, nzaririmba muri iyi n'iyi. Ukiri umwana wumvaga inzozi zawe ari ukuririmba muri Morning Star? Navuga ngo yego, kubera ko n'ubundi byarangiye ngiyemo kandi ndi muto. Cyangwa ahubwo wisanzemo atari byarangiye nisanzemo kandi nkiri muto. Bivuze ko nyine zitari inzozi zawe, wari ufite indi oya nari nzifite inzozi zo kubamo, zo kuzaba muri Morning Star ndi umwana, ubwo ndi muri ngiyo y'abana. Ubwo maze gukura ubwo nta kintu ko ari y'abana, njya muri korali inzozi zanjye ziri ukuze wisanga muri Morning Star. Yego. Aka kanya se bibaye ngombwa ko hari korali ivuga iti Benita turamushaka, yego, bijya bibaho rukritoma? Gusa ntabwo nzi niba mu makorali bibaho, ariko nzi ko rukritoma zo zisanzwe zibaho. Korali ikavuga ati Benita turamushaka, ya soprano turayikeneye, turamujyanye ave muri morning, wagenda? Isubizo ni oya. Kubera iki? Nakubwiye imyaka mazima, ntabwo byoroshye. Ese ukurikije nk'ahantu hose wanyuze, wavuze ko uri umunyeshuri kandi ku ishuri habaye amakorali, ushobora no kuba warabaye umushyitsi nko ku zindi nsengero ahantu hatandukanye, wabonye amakorali menshi. Ni iki Morning Star irusha andi makorali yose wabonye gituma uvuga ngo njyewe niyo byagenda gute sinayireka? Wabonye ko ari ababyeyi, ababyeyi beza. Nabonye ko ari ababyeyi ariko ntabwo nzi niba ari beza. Ni ababyeyi beza, ubwo reka mbikubwire, ni ababyeyi beza, ni ababyeyi beza cyane. Kuko noneho hari nk'ababyeyi banjye bose, urumva nayigiyemo ndi umwana mutoya, ntabwo nabibona. Morning Star ni bwo buzima bwawe? Ntabwo nabibona ahandi kuko bose ni ababyeyi banjye, kubana n'ababyeyi banjye 40, kumva ko ari ikintu cyiza cyane. Ni ikintu cyiza cyane. Ubu se uracyari umukobwa, uracyari muto? Yego. Igihe gishobora kugera hakaza ukabona nk'umusore akifuza ko mubana, Yego. akavuga ati rero sheri wanjye nkunda, nubwo tugiye kubana ariko buriya njyewe
ibintu bya korari, ibintu byo kuririmba ntabwo mbikunda. Ntiwimuke hano ku rusengero, akaba ari uwaha ku rusengero ariko akakubwira ngo sinshaka ko usubira muri korari, kandi korari urayikunda, bakubereye ababyeyi, barakureze. Buriya umuntu niyo yaba atari ukubyara, reka tureke korari tubifate mu buzima busanzwe, niyo yaba atari ukubyara akakuba hafi umwaka umwe, 2, 3, 5, 10, wa muntu uko biri kose uba umubona nk'umubyeyi wawe mu gihe nta kindi kibazo murahurira. Rero korari ni impamvu bifata nk'ababyeyi bawe, ni uko hari byinshi ubakesha wagezeho kubera bo. Aka kanya ngewe nje nk'umusore nkakubwira nti Benita ndashaka ko tubana, ukambera umudamu, tukabyara tukibaruka tukagira umuryango, ukanyemerera. Ntabwo wa kondisiyo ntabwo nshaka kujya muri korari. Wabigenza gute? Wabishobora kuba hano utari muri korari, cyangwa wansuzugura ukandusha imbaraga ukajya muri korari? Wahitamo iki? Yasaba ko wenda yaba ari umugabo wanjye. Ari umugabo wanjye. Yego. Ntabwo narwana nawe, ntabwo narwana nawe ngo umeze neza muri korari. Namwumvira. Ariko ngakomeza kugurumba n'abandi kandi n'ubundi ku rusengero, ngakomeza kuba hafi yabo nkaba inshuti mbese. Nkaba inshuti yabo. Ubwo bikazarangira korari yiretse burundu. Suwawe. Niyo mpamvu barwana n'umugabo, ariko no kumvira ni bimwe mu byo bantoje. Yego. No kumvira ni bimwe mu byo bantoje, namwumvira noneho ariko nkaba hafi yabo, nkaba inshuti yabo cyane. Nizere ko abasore barimo bakubona. Abasore bakabandi. Nizere ko bari kukubona imibare 10 rwose bayifate bayandike. Ni abasore mwe Benita akeneye umugabo. Ariko umugabo utazamukura muri korari. Twumvikane. Beni, ndikumva nshaka kukumenyesha amabanga ya korari. Ntabwo uri perezida muri korari. Yego. Watubwiye ko uretse kuba umuririmbyi muri iyi minsi nta zindi nshingano ufite muri korari. Yego. Ariko wihangane nkubaze ngo nk'umuntu uri muri korari uransubiza ko byumva. Yego. Ese hari ibihangano byanyu twabonye? Yego. Twaranabikunze, indirimbo zimwe na zimwe ntibuka amazina yazo, ni hajya ndatuma nde, ariko ndatuma nde ubundi igitekerezo ndatuma nde ubundi cyaje gute? Ntabwo mbyumvisha. Ndatuma nde gute nyine? Sa n'uturimbira akantu gato kuri iyo ndirimbo ndatuma nde. Ndatuma nde ninde watugendera ngo amenyeshe abatuye ku isi inkuru nziza y'agakiza, inkuru ihumuriza imitima, maze uyumvise wese agasubizwamo imbaraga. Mbega ukuntu byari bikomereye umuntu wese, isi yose yari bundikiwe n'umwijima w'icyaha, ariko ijuru ryatanze umucyo. Yesu yanesheje ibyaha maze twe duhabwa agakiza. Urakoze cyane. Beni, nari nkiri kukumenyesha amabanga ya korari, ariko kamanze ngira ikintu gusaba. Yego. Mufite indirimbo nziza pe. Wazankundira ukampuza n'umuntu ubafasha kwandika izi ndirimbo, niba ari umwe cyangwa babiri, abari bo bose duhuza. Njye ndashaka kwimenyera igitekerezo ndatuma nde, nyine guhuza ayo magambo. Ndatuma nde, ninde watugendera, hajya ngo watugendera ngo akabwira atuye isi nkunzi z'agakiza. Ndatuma nde ninde watugendera, nyine uburyo tekinike bakoresha nyine kugira ngo ayo magambo bayahuze. Urumva na magambo bitoroshye guhita utekereza ngo ndayahuza gutya. Ari nkanjye nshobora kuvuga ngo ndatuma nde kugira ngo agende abwira abo bantu, ariko we ndatuma nde ninde watugendera. Yego. Yibajije ibibazo bibiri kandi indirimbo iraryoshye. Yego. Wambabarira abantu ukazamuza nabo. N'abantu bahari, ko hari n'abantu bahari. Barahari? Barahari.
abo bantu rwose uzaduhuze kuko ndakeka iki kibazo ntabwo ari ngikibajije njyenyine, ndakeka n'umuntu wese wumvise iyo ndirimbo afite kumva umuntu wanditse iyo ndirimbo mood yari arimo muri icyo gihe. yego Hanyuma rero icyo nashakaga kukubaza, ese nka korali Morning Star, yego korali dukunda, korali ifite ibihangano byiza twakunze, uyu mwaka turimo wa 2026 turi kwinjira mu kwezi kwa 8, yego tumeze nk'abagiye kuwusoza. Ese turawusoza hari igikorwa tubonye Morning Star itubwira, itumurikira, cyangwa dutegereze mu wundi mwaka? okay. Hari amakuru amwe nayo abaririmbyi nk'uko nabikubwiye kuko nari umuyobozi tudafite, yego amakuru amwe nayo tudafite, ariko niba hari ikiganiro duherutse gukora ku ijwi ry'ibyiringiro, abantu bagenda barakirebe, hari igikorwa n'abayobozi bacu, hari amakuru amwe namwe bagiye batanga rwose. Ku bazacyumva, umuyobozi wacu ushinzwe iterambere yavuze ku kintu kijyanye n'uko korali ifite umushinga wo gukora indirimbo buri kwezi. Buri kwezi? Yego. Okay. Aho ni sawa. Urumva ko ngusubije. Aho ni sawa. Ariko nicyo kiganiro rwose ko kuba bifite ibibazo nk'ibyo byawe bagiye babivuga twari kumwe n'abayobozi bacu. Nicyo nashakaga kumenya, niba ari buri kwezi tugiye kurushaho kuryoherwa. Indirimbo rwose zirahari ntibagire ikibazo. Morning Star Family Choir. Abantu badukurikiye rero ngira ngo babyumvise ko uyu yitwa Ineza harya? Ineza Benita, umukobwa mwiza uririmba muri Morning Star, akaba ari korali nziza ikora indirimbo nziza ibarizwa mu karere ka Rubavu ku itorero rya Kanyefurwa, itorero ry'Abadiventiste. Yego. Banatubwiye ko badafite ibikorwa byiza muri uyu mwaka, buri kwezi indirimbo. Yego. Ariko muri abakire, indirimbo buri kwezi buriya ni umushinga munini cyane. Ari nabyo dusaba abantu kugira ngo bagende babashyigikire, babarebe rwose, babateze imbere, kuko buriya indirimbo imwe iravuna. Noneho indirimbo buri kwezi, ubwo ni ukuvuga ngo umwaka ugizwe n'amezi 12, indirimbo 12. Ni igikorwa cyiza cyane. Yego. Ni igikorwa cyiza cyane. Bene watubwiye ko ufite gahunda yo kuzaba umuhanzi, ubwo turabitegereje nabwo uzabitubwira. Yego. Sinzi niba wowe ubwawe hari platform zawe waba ufite ukoresha ku giti cyawe, cyangwa se niba ari za korali nta kibazo wazisubiramo kugira ngo abantu babashe kuzumva neza. Ubwo ndasubiramo ubwo YouTube channel yacu Morning Star Family Choir, ubwo n'izindi mbuga TikTok na Instagram n'ayo mazina. Ariko nanjye ku bantu bashaka kureba ibyo nkora cyane babasore cyane babasore nanjye ntabwo ari binini, ntabwo biraba binini cyane, ariko mfite TikTok account. TikTok account na Instagram Ineza Benita TikTok, noneho Instagram Ineza. Bagende bagufollowinge, bagukurikirane rwose. Uyu mukobwa mubona hano imbere agiye kuba umuhanzi mu minsi iri imbere, dutangire tumushyigikire nonaha. Yego rwose. Bene reka tugushimire rero ku mwanya waduhaye, ndizera ko imvura igwa ari subira. Yego. Tuzongera tugaruke tugire ibindi tuganira. Urakoze cyane. Imana ikomeze iguhaze uburame, kandi wakoze cyane kwitabira ubutumire. Udushimire na korali, babwire ngo ibihangano byabo turabikunda, ni byiza. Yego. Kandi ko atari njye bikunda njyenyine, n'abandi barabikunda. Nzi ko comment muzajya muzibona. Yego. Sawa rero, ibihe byiza, ugire guhirwa mu byo ukomeje. Urakoze nawe kandi. Sawa.